ngize amahirwe nduwa Yesu ndumva ibyishimo bitsaze rwose. Iyo ngiyo narayikundaga cyane, niyo yajyagamo numvaga mbese gusenga kwanjye. Buretse gato mfate mikoro. King James niko yitwa, umwami w'indirimbo z'urukundo. Benshi mu binjiye mu rukundo babehatiwe n'indirimbo zuje icyanga z'uyu musore, nawe ushobora kuba urimo. King James numwe mu bahanzi bongeye icyanga mu makupura atabarika, cyane cyane aho iwacu mu Rwanda, bitewe n'indirimbo ze nziza zabaga zirimo imitoma myinshi. Nawe uribuka ubwo warimbiraga sheri wawe zimwe mu ndirimbo za King James ugira ngo arara haryana. Gusa ikibabaje muri ibyo, benshi mutekereza ko King James kuba arimba izi ndirimbo juje icyanga mu rukundo yijanditse mu by'urukundo. Gusa siko biri, kuko King James ubuhamya yasanzwe avuga ko inyama y'urukundo itamubamo. Ibintu abantu benshi batungurwa bibaza uburyo arimba izi ndirimbo, ndetse n'uburyo akora mu nganzo akarimba indirimbo juje icyanga zituma benshi birundurira mu rukundo. Ariko aherutse guca amarenga ubwo yavugaga ko ari mu rukundo na Miss Mutesi Jolly. Bimwe mu byo ndibuze kukurondorera muri iki kiganiro mubwira uko byagenze, ariko ahari cyanzanye sicyo. Icyanzanye ni ukukubwira ubuzima bwuje ububabare gusumbya umuravumba bwa King James yanyuzemo kugira ngo agere aho yisanze mu isi y'abamamaye. Nawe ushobora kuba wibaza ibibazo bigira biti: ese n'ayahe mateka ya King James? Yavukiye he? Niyihe mitungo ya King James? Ese muri rusange King James yaba azazana umugore? Ibyo byose nabiteguriye buri umwe wese uri bwemere kwicara hasi agatega amatwi kandi akumva, maze ubundi byose akabiharasura TV1, umurongo mugari wonyine w'ibyegeranyo, aho turagukuriraho amarido ubundi tugacana mu ndiba z'amateka ashariye kurusha umuravumba bya King James yanyuzemo kugira ngo yisange muri muzika ndetse mu isi y'abamamaye kugezana n'uyu munsi. Nge wumva ndi Rambo na Jacques. Nyabuneka niba wanyuzwe n'iki kiganiro ushobora kuba wakanda subscribe, bityo tukaza tubana umunsi ku wundi. Nanjye nti uhawe ikaze. Amazina ye nyakuri yitwa Ruhumuriza James, yavukiye Nyamirambo mu mujyi wa Kigali. Avuka tariki ya 2 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'1990. Ruhumuriza James ni umwana wa Konsore Kazizi ndetse na Isaac muri hano, akaba ari umwana wakuriye mu itorero ry'Abadiventisi umunsi wa 7. King James akimara kugira imyaka 5 bavuye Kigali maze bimukira mu karere ka Nyabihu, akaba ari naho yize amashuri abanza. Muri 2000 baje kugaruka mu mujyi wa Kigali maze yiga amashuri yisumbuye kuri APD Rwaza, murabizi neza ko ari mu karere ka Musanze. Ayasoreza yitwa kuri APR Rugunga muri 2010. Aha tugeze benshi mutangiye guhita mwibaza muti, ariko se uyu munyamakuru ntiyadutuburi? Ubwo se urugendo rwuje ububabare rw'amateka ye muri muzika nuruye? Nanjye nti windogo ya kuko nibyo nari ngezeho. Mu mwaka wa 2006 yatangiye kwishora mu bya muzika maze asohora indirimbo itarigeze icurangwa kuri radio cyangwa ngo icuranga ahandi aho ariho hose, kuko asa n'uwayiyumviye ubwe. King James yishuye mu bya muzika ntibyamukundira, ariko mu mwaka wa 2009 King James yaje gusohora indirimbo yitwa Intinyi, ariko iyi ndirimbo yamukandagije watakombaga kugera ndetse ituma ahumurirwa hatagombaga guhumurirwa. Iyi ndirimbo yamuhuje n'abandi bahanzi batandukanye, imugeza mu bitaramo bitandukanye ndetse inatuma indirimbo ze zitangira gucurangwa kuri radio. Ndavuga ko ahanga King James yarari muri segonderi ndetse yitegura gusoza. King James mu mwaka wa 2010 tariki ya 24 z'ukwezi kwa 12 King James yikoze mu ngata maze asohora album yise Umugisha, ariyo yaje irimo indirimbo zirimo Naratomboye ndetse n'izindi zitandukanye zirimo Umugisha. Iyi album ikaba imwe mu zakunzwe cyane, ariko bitunguranye uyu musore yarakomeje gukurana ubukana budasanzwe. Mu mwaka wa 2011 nyuma y'umwaka umwe gusa asohoye album, yongeye gutungura abanyarwanda maze asohora indi album yise Umuvandimwe, yari ikubiyemo indirimbo zirimo Narashize
birandenze ndetse n'indi ndirimbo yise warikiniraga. Izi ndirimbo zakomeje kuzamura amarangamutima ndetse zinatera icyanga mu banyarwanda. Umwaka wa 2012 wabaye nk'utera umusumari mu rugendo rwuje ububare bwa King James, kubera ko King James yari atangiye kugera ahashimishije. Nubwo King James nk'uko abivuga agira ati birasanzwe ko guhera mu myaka ya 2010 nasaga naho ibyo nkora nabizi, kandi murabizi neza ko abahanzi bari imbere yanjye batari basanzwe barimo Meddy ndetse na Debeni. Ati byarangoraga cyane kugira uko niyumva nk'umuhanzi bitewe n'ibihangano by'aba bahanzi bitari bisanzwe. Ariko mu mwaka wa 2012 King James yakoze Amateka maze atwara Primus Guma Guma Superstar ku nshuro yayo ya kabiri. Ibi byatumye King James atangira kubikimenya bose nk'umuravumba mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi byatangiye guha King James amahirwe yo kwitabira ibitaramo bitandukanye byaba ibyo mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, ngaho muri za Amerika, ngaho mu Bubiligi, ngaho mu bindi bitaramo bitandukanye yagendaga akora, ariko nabyo bigakomeza kuzamura igikundiro kuri uyu musore waririmbaga indirimbo zuje imitoma. Aha tugeze benshi mwise mutangira kwibaza muti ariko se buri mwese ko yijandika mu kintu hari kibimuhatiye, King James ni igiki cyatumye yijandika muri muzika? Nanjye nti kagira inkuru. King James nk'uko nabikubwiye yakuriye mu ituro ry'Abadivantisi umunsi wa 7, kandi akaba yarakundaga guherekeza ababyeyi be mu marepetisiyo yagiye atandukanye. Ibi byatumye akunda ko umuririmbyi aririmba ijwi rya tenari. King James nk'uko mama wabitangaza ngo yahise akomeza gukura yijanditse mu bya muzika ndetse akomeza kugaragariza urukundo ibijyanye n'imiririmbire. Umva uko mama wabivuga. Akiri na muto yakundaga guhora aririmba, aho yiherereye ukabona yiririmbira, kandi afite ijwi ryiza. No muri primaire ko yaririmbaga, ndetse ko impano yatangiye gukura ageze muri segonderi ari kumwe n'abandi bana basengana. Nibwo yakuze rero, nibwo navuga ngo mbese nawe yari amaze kumenya impano, mbese ko akunda kuririmba. Birumvikana King James yarakunzwe cyane, akaba umwe mu bahanzi batigera bava kuri hiti kuva mu myaka ya 2009 kugeza na n'izi saha. Namwe murabizi murabihamya bitewe n'igitaramo Mbatura Mugabo kizaba tariki ya 1 n'iya 2 z'ukwezi kwa 8, ibintu bitigeze bikorwa n'undi muhanzi nyarwanda uwo ari we wese. Ariko se King James ni yihe mitungo yaba afite? King James icyo nakubwira nuko afite inyubako y'umuturirwa ikaba igorofa igeretse 2 iri mu mujyi wa Ruyenzi, ikaba mu karere ka Kamonyi. Ikindi kandi King James afite supermarket yitwa Mango. Ibi byose nubwo King James abifite, sinabura kukubwira ko hari indi mitungo myinshi idasanzwe ndetse itabarirwa irimo ibihumbagiza n'amamiliyoni ibitswe n'uyu muhanzi King James. Ariko King James aragira ati birumvikana ntawe udahomba muri ubu buzima. Ati nigeze gutangira ubucuruzi bw'imodoka zivuye muri cyamunara njye na bagenzi banjye, ariko twarahombye, ndetse nijanditse mu by'ubuhinzi bw'umuceri nabwo ndahomba. Ariko kugeza na n'izi saa cyo nakubwira King James ni umwe mu bahanzi batunze ritubutse kandi rijejetaho aha muri sinema nyarwanda ndetse no muri muzika nyarwanda. Warangije kubyumva neza ndetse wanasobanukiye ubushongore n'ubukaka bwa King James. Nanjye hangeze icyo nakwibariza ni iki? Ese ubona ari uwuhe muhanzi wahiga cyangwa se agakompiyaringwa na King James mu Rwanda? Abandi byo bavuga ntibarabona King James. Mureke twese tuzahuriye mu gitaramo Mbatura Mugabo kizaba muri Beka Arena. Nubwo nizeye neza niba tuzabona ibyicaro kuko amatike ubu yarangije gushira kandi yasize ibitaramo 2. Nge wumvaga nari Rambo na Jacques nkaba umugaragu w'ibyegeranyo mugezwaho. Nawe niba wiyemeje kujandikwa n'ibyegeranyo urasabwa ko wakanda subscribe. Niba uyikanze ugira impagarike n'ubugingo, amahoro n'amafaranga bijejete kuri wowe. Ciao ciao.